Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Marion Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 947 n'igihumbi 965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Matayo igice cya 24 umurongo wa 37 kugera kwa 39. Uko iminsi ya Nowa yari iri, bakuza ko umwana w'umuntu niko kuzaba, kuko nkuko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageze umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Niko kuza ko umwana w'umuntu kuzaba. Jesus' own words said what would happen, that great display. Also, he said in the days of Lot, if you want to mark the scripture down, it's Luke 17:28. Mu magambo ye bwite, Yesu yavuze ibyagombaga kuba ibyo bimenyetso bikomeye. Kandi yavuze ko mu minsi ya Loti, niba mushaka kwandika uwo murongo w'ibyanditswe, ni muri Luka ibice 17 umurongo wa 28. He said they were eating, drinking, they bought, they sold. Ordinarily, these are legitimate things. Yavuze ko abantu baryaga, banywaga, baguraga, bacuruzaga. Mu buryo busanzwe ni ibintu byemewe n'amategeko, ariko mwitegereze. And they occupied, but they put all their mind on it. And in the days of Lot, women were so low in their morals until they was not used as women should be used. Kandi barakoraga, ariko igitekerezo cyabo cyose cyarebaga kuri ibyo gusa. Mu gihe cya Loti, abagore bahindutse ibintu bisuzuguritse cyane ku buryo abagabo batabakoreshaga ibintu bisanzwe. But they were perverted until it becomes so common that women become so common that man live with man. Ahubwo bari barayobye cyane ku buryo bahindutse abantu basuzuguritse cyane. Abagore bahindutse abantu basuzuguritse cyane ku buryo abagabo bagendanaga n'abagabo. The natural perversion from the sex cell had changed its position because that women had become so cheap. Kuyoba karemano k'uturemangingo tugenye ibitsina twahinduye imiterere yatwo kubera ko abagore bahindutse abantu badashishikaje. A few days ago I was over Tucson, went to get a loaf of bread. There's a boy sitting out there, and two little boys in the car, and they're coming to get a pack of cigarettes. The old gray-headed gentleman looked down and said, "Who's these cigarettes for, your mother?" I said, "No, it's for that boy." He said, "Is he old enough to have them?" I said, "Yes, sir." Ashize iminsi runaka nari Tikson, yagiye kwishakira umugati. Aho hari umuhungu n'abahungu babiri bato mu modoka ntoya. Undi yarinjiye ngo agure ipaki y'itabi. Uwo mugabo w'umusaza w'umusatsi w'imvi yarebye hasi maze arabaza ati, "Izi tabi ni izande? Ni iza mama wawe?" Uwo muhungu muto mu ruhande yarasubije ati, "Oya, nyiri uwo muhungu." Uwo musaza yaravuze ati, "Ni mukuru ku buryo yanywa itabi?" Uwo muhungu yarasubije ati, "Yego mugenzi." Uwo mugabo yarongeye areba gutyo. Nuko nari mpagaze aho hamwe n'igisate cy'umugati na litiro y'amata, kandi ndimo ndabireba. Uwo mugabo yaragiye maze aravuga ati, "Ni byiza cyane." Nuko arazimuha. He looked back like that, and I stand with a loaf of bread and a quart of milk, watching, and he said, "All right," he gave it to him. He looked back to me and said, "I doubt that." I said, "He can't get old enough to do it. He ain't old enough at any age." He said, "I'll agree with you." He said, hanyuma ahindukira aransanga maze aravuga ati, "Ndashidikanya yuko yujuje imyaka." Naravuze nti, "Ntashobora kuba mukuru bihagije ku buryo yanywa itabi." You have a hard time trying to quit him? I said, "I never did start." Birakabije. Ku myaka iyo ari yo yose, nta na rimwe tujya tuba bakuru ku bw'ibyo ngibyo. Yaravuze ati, "Ndemeranya namwe." Yaravuze ati, "Biragorana kubihagarika. Sinigeze na rimwe ntangira." I said, "My parents smoked and used tobacco, but the Lord God kept me from it." He turned and looked at me kind of strange. And he said, "Well, I think it's a rotten shame today
ababyeyi banjye banyweye itabi kandi bakoresheje itabi ariko umwami Imana yarandinze. Ahindukira arandeba maze andeba n'amatsiko, hanyuma arambwira ati rwose ni ukwangirika n'ikimwaro uyu munsi kubibona. Said we honored her. We took off her hat in her presence. We walked down the streets and gentlemen, when hear somebody make a remark about a certain woman, they'd slap him down. Iravuze ati kera bakoreraga umugore ikibumbano. Iravuze ati bamuhaga icyubahiro, biyamburaga ingofero imbere ye. Bamanukaga umuhanda maze abantu biyubashye bumvise umugabo avuga imvugo idashimishije ku mugore bagacyaha uwo mugabo. And said they honored women, but he said, sir, women has brought it on themselves. Said now they don't get up, used to get up in a streetcar, a lady get up, every man to take his hat off and let her sit down. None aravuga ati kubahaga abagore, ariko niko yavuze. Mugenzi, ni abagore ubwabo batumye bitakimeze gutyo. Uyu munsi ntitugihagarara. Kera twahagararaga mu nzira za gari ya moshi. Iyo umugore yinjiragamo, umugabo wese yakuragamo ingofero maze akamuha umwanya we. So now it's push crowds that they brought it on themselves. And that's the truth. That devil hole of Hollywood got her, produced it out on the televisions and magazines, so the thing has become a great big pot of filth. Yaravuze ati uyu munsi turasunikana, turabyigana, nibo babiteye, kandi ni ukuri. Iyo senga y'amadayimoni y'i Hollywood yaramufashe, hanyuma ibyo bikerekanwa kuri televiziyo no mu binyamakuru kugeza ubwo yahindutse ikimoteri gikomeye cyane. I know that ain't popular saying, but it's true saying. It's the truth. It's the word of the Lord, and also a warning sign that Christ will come in this generation. Nzi ko ari ibitekerezo bidashimisha abantu, ariko ni ibitekerezo by'ukuri. Ni ukuri, ni ijambo ry'umwami kandi ni ikimenyetso kivuga ko Kristo azaza muri iki gisekuru. That the ones that sees this come to pass will not pass out until all these things be fulfilled. That both heavens and earth will pass away, but my word will never pass away. Aravuga hati abazabibona biba ntibazapfa batabibonye byose biba. Aravuga hati ijuru n'isi bizashira, ariko ijambo ryanjye ntirizashira. It's a warning. Red lights flashing. Drop of the curtain. We're at the end time. Ni imbuzi, ikimenyetso gitukura kimyasa cyerekana ko inyegamo igiye kugwa vuba. Turi mu gihe cy'imperuka.